Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all. Yes, reka nkusuhuze uwo kurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi nkubwira ngo ahuru hirwe n'Imana ukomeze kugubwa neza. Uyu munsi rero kuri microphone urimo urumva John Bizimana ku bufatanye na Joseph Sioniyo nundi mutekinisiye mukuru cyane nawe kandi umaze kugaragaza ko ari cyo ashoboye mu gusukura ingo z'abanyarwanda cyane cyane muri uyu mwaka wo gukoza satani soni. Nkaba naje mwitwaje kugira ngo byanga byakunda haze kugira ikintu cyanyacyo uza kumenyera muri no audio cyangwa se muri no video kugira ngo tukomeze gukoza satani soni. So niyo twihuse hari amafoto y'intebe nk'uko uyabona uko turi kugenda tuzamuka, sibyo? Yes. Murakomeza kugenda umbwira ibiciro, umbwira ese bisaba iki, ese na amafaranga ngahe, bigenda bite muri iki kiganiro tugiye kugirana cy'iminota mikeya. Nizere ko abantu baza kuba basobanukiwe uko baza kugira gute baza kugura ibikoresho byabo ku mafaranga makeya kandi badahenzwe. Twihuse cyane rero hano muri screen tuba turimo turagenda tureba aya mafoto y'intebe, tugenda tubibabwira n'ibiciro byazo nuko twihuta cyane batazagudushinja kurondogora. Twagiye reka duhere kuri iyi ntebe noneho rero, sibyo? Hanyuma iyi ntebe urumva, iyi ntebe sibyo uri kwibona yuko nyina ari Dubai, sibyo? Ariko ushobora kuyikorera kopi nziza cyane ikaza imeze neza iri full capacity nk'uko nguko igaragara neza muri screen cyane. Aka kameze nako agakora Kameze nagakora muri MDF. Okay, nta kibazo. Nangahe? Iyo ngiyo copyright ko harimo ipamba twayikorera 900 neza. 900 y'amanyarwanda. Yes. Okay. Twagiye iyi saro yindi rero. Yes, iyi ngiyi ifite amabinga ewana. Ndabona hano ari muri atelier yari maze twari tumaze kuyikora, ariko gusa abantu bajya bahakana ngo ngewe ngo sinkora intebe ko ngenda bivuga gusa. Hanyuma wowe sibyo, wowe ukora intebe ukaba uri iruhande rwanjye iburyo, Joseph, iyi ntebe ihagarara ngahe imyanya 7 n'ameza? N'ameza yayo ukimeze ni 1,200,000. 1,200,000 muri simili na ngwani. Yes. Wenda turaza kwibona irangiye itari muri atelier, duhite tujya gute tubigenza neza. Twaje hanga duse tugira ku ntebe yacu izina bayita matunda. Bayita matunda. Nakara kameza kura byari bimeze urano mwenda ni simili kwire. Urano mwenda. No mwenda. Hanyuma no mwenda. Okay. Nangahe? Iyo ngiyo ni 800. 800. Okay, twagiye. Inayo matunda iri muri simili kwire. Bikagura ngahe? Byose ni kimwe nta tandukaniro. Nayo ni 800 hariho n'akameza. Hariho n'akameza. Yes. Okay. Hanyuma iyi ntebe bayita gute? Iyo ngiyo tuyita 2019. 2019. Hanyuma igizwe n'ibiki? Imbaho ziyikoze ni bwoko ki na matora? Tuyikora mu nturusu, kwicara tugashyiraho za matera bita befu, bimwe zidafubagana. Noneho hejuru ya befu tugashyira kandi kamatera koroshye ka Rwanda foam kugira ngo utumva wicaye nko ku giti. Kozwe na befu tugashyira matera za Rwanda foam, imbaho n'inturusu. Tuno duki tuba turi hano imbere se tubyita amafesi uko akenshi bakunda kwita imirimbo. Okay. Nangahe? Ni 1,000,000 yuzuye hariho n'ameza. Okay. Twagiye. Iyi ntebe bayita gute? Y'agakombe. Bayita y'agakombe? Yes. Nigura ngahe? Igura 1,000,000 yuzuye nayo. Iyi ndabona iyi ngari matunda twari twayivuzeho. Hanyuma iyi ntebe nangahe? Iyo ni 500. N'akameza. Ku bantu bajya babaza intebe za 500 bamenye ko intebe kuri 500 ishobora kugira gute kubageraho. Ishobora kuba yaboneka cyane. Hanyuma ikindi dukomeza, iyi saro nagahe? Iyo saro ni 600. Nkuko twakomeje kubivuga ko tuzakoza satani soni. Iyi ntebe 600 ese ifite izindi zayo cyangwa ni kuri gusigaragara? Ifite indi y'imyanya 2 kugira ngo yuzuye imyanya 7 iri ku ruhande. 600. 600 hariho n'ameza. Hariho n'akameza. Yego, ka gatebe keza nahoze mbabwira abantu turakabonye. Nyakubahwa Joseph, umugabo w'ibyanwa, ndagira ngo unsobanure neza ese
ino ntebe ryacu tubonye aka kameza kariho ndetse na turiya two queen chair tubiri si turiya natwo queen chair ni queen chair twaronde natwo batwita queen chair. yes hagize umuntu ushaka gukoza satani soni arimo arigurira ino ntebe isa gutya cyangwa se mu yandi mabara ariko iteye gutya neza yakwishyura amafaranga angahe nakara kameza kariho miliyoni yuzuye sha man guhenda mwana birakoze bro intebe koriya nyayo bana okay it's okay ubwo nuvuga ngo ni 1M agahita atsindira iyi ntebe iri kumwe n'ameza kuko ameza hejuru marble iriho marble yes okay imeza sifite utwana cyane kuri yagusimeze kuri yakonye imeze iyo utwana dushaka turabyumvikana iyi ni marble imeze gutya yes ikaba resist amazi okay reka duhite tunakomeza tugende tugeze hanyuma nanone ku yindi salo nziza kagatebe subunangaye nakara kameza imyanya 5 imyanya 7 abari tumbwira ubwo none uko umuntu arafata igiciro cy'imyanya 7 agenda katuraho bitewe n'imyanya ashaka 550 imyanya 7 yeah imana igumugisha hanyuma twagiye hanyuma iyi ni matunda twayivuzeho hanyuma iyi ngiyi aka kasoro karambuye gutya se n'aka kameza uko ubibona gutya wabitangira ngahe 45 ayusho gutyo ifoto imeze n'akameza yeah ibyo bintu uvuga wabisubiramo ntabisubiramo amafaranga 450 ibihumbi 450 by'amanyarwanda kuri iyi salo n'aka kameza moshe ibi bintu buso vuga hano utumenya ko ari abantu bazaguhamagara bakubwira ngo watubwiye gutya sibyo yes njyewe rero nitwa John B uyu mugabo ari kuvuga ibyo ngibyo bamwita Joseph bivuze Joseph ararakara twikomereze indi ntebe hano turayibonye 2019 ifite ubundi buryo bundi kozemo aka kameza kayo se irivayo kari kwiruka hanyuma rero aka kameza kayo ngo niko aka ni Dubai cyangwa se niwe wagatuguye niye wagatunganyije waragatunganije mu izina rya Yesu ndo hanyuma noneho hano rero hasi ubigenzo te yongeyeho ni 2019 ko bitandukaniye ku mirimbo yo kwita amafesi kugira ngo umuntu ashyiramo rirabinga se bimeze biti no gukora ibyo twizanye ni pamba cyangwa ni matera zubuhe Rwanda form murakoze neza ugurisha ngahe 1,200,000 twihute cya 1,200,000 murabenda cyane birahenda bro okay iyi ni indi rundi twe tumaze kureba ese ubundi intebe twayiboneye izina cyangwa twayibuze iyo ni ibipensi niko tukunda kuyita tuyiriho izina ngo ni agapesu hose mufata agakaramu mwandike ngo agapesu 1M ariko mu buryo nyine buri class urabona hano byaba bikiri muri atelier bitaratungana neza ngo umuntu akore na finissage sibyo twagiye twagiye none muri aya madiva ya Dubai uninde wabwiye yuko twebwe mu Rwanda tudakora intebe ngo nuko ngo atari Dubai nese kuba zaturutse Dubai bivuze ko ari zo guhagarara atari zo kwicaraho twagiye n'ibibaraga byinshi cyane ndimo ndakubwira ko intebe tuyikorera ngahe copyright yayo ni 1,800,000 1,800,000 harimo iki yari ya hejuru ipamba gusa uba wayubatse mu bijyanye n'imbaho nkoresha muba ashira bakoresha n'imbaho z'inturusu yes okay reka nze ari barambwiye ngo ndihutisha cyane kandi ntegereze umuntu arebe aba yanafata screenshot ngo ni 1,800,000 urahenda akubura imwe n'igice ni wayafata babambwiye batari kwagiye muvuga ibiciro bya nyuma mukanakatura okay twagiye bayibonye twagiye akanga kanangaye rero kagatebe nagahenze cyane 470 470 gucyo ifoto imeze imyanya 7 yuzuye 470 kusogwa nene tana ko yari iki niki okay reka ukatoza dada kwiyenza ariko nuvuga ngo iyi ntebe atubwiye ko ubwo nawe nakabaka ubwo nuvuga imyanya 7 nakameza n'ubu bwavumba bwahe bubiri utwana dusutable no twana twahe yuvuga tuzingo twimeze afuta hanura kamera akubagana kubi kamera cyangwa mikoro kaba kabaye nari nsimbutse intebe nziza cyane turangaye iyi ntebe tuyigurisha ngaye isha miliyoni yuzuye hariho n'ameza bayita nk'iki ayita intebe y'agakombe tugenda kuyita Rwanda sibyo ko si Rwanda ko ari indege nayo ni indege ntabyo ubona ngo yihagazeho zimwe mu ntebe zihagazeho neza cyane zikaba ziri kuri ubutaka bw'u Rwanda
aho ufatanya na Kigali Design Solution, umutekinisiye mukuru ari kumwe na mugenzi we nawe kandi mukuru, bombi barimo baragenda bakubwira ibiciro kuri iyi ntebe. Iyi ntebe yitwa gute? ni ingenzi ya ziriya 2019 n'ubundi. Ubwo ndi bazahenda ntibazasakuze. Hano rati wacu tuzayimukorera kuri angahe ahita nayitwara miliyoni imwe, duyimegereze mu rugo se n'abatuye i Kigali tukwirukankana mu rugo. umva ibintu byiza hano. Iyi niyo yashene nayo ifitiye akamaro abanyarwanda. Iyi ntebe hari ubu ngubu nta kuntu twayikaraga ngo tuyiterere hano hasi bayirebe, ariko nta kibari kuyireba. Wow, uragurisha ngahe kano gatebe? 600, hariho n'ameza yayo. Ngo navuga ngo ni imyanya 7 n'ameza. Okay, twambutse cyane twiruka hirya cyane duhita dukomeza aka gasaro se ko mbona nyine karaho kineke gafite akameza gasanzwe nyine kakameza gato cyane. Wabigurisha ngahe? 500 y'amanyarwanda. Uyu ne John B on mic ni ku bufatanye n'undi mutekinisiye mukuru umugome cyane. Imvuze ngo numugome nuko abakora ibintu byiza kuruta uko watekereza, ntago ari umugome kubera yambura. Iyo tuvuze ko umuntu n'umugome yaba agomba kuba akora ibintu bye neza cyane nyine kurigera kuri yare vumvo umutinye nyine. Bamwita Joseph. Ino ntebe ndagira ngo yimbwireho utuntu dukeya. Bayita nguki imbere na mbere? Ni imwe y'ibigozi muri baka no mu maboko. Impamvu tuyita imigozi biriya bintu ubona bikuruye ahantu hose. Iyi ntebe ifite akameza ubu tayari, aka kameza kayo already ubu kageze muri screen fayo. Karirukanka naho kari bujye. Wow, uragurisha ute rero? Iyo ntebe kumwe nayo meza ni amafaranga 650, imyanya 7. Iki bintu uvugaho kabyara umenye ko bazafata ka screen shoti bakazana bakabikubisubirishamo. Nta kibazo. Twihuse cyane dufite ikindi gitebe hano gifite amabinga, amatama n'amabinga. Ese na amatama n'amajigo. Nangahe iyi ntebe yacu y'amajigo? Iyo ntebe nayo ni copyright ya Dubai. Yo ntagihenda, ni 1.5. 1.5? Niho n'ameza. Kavuga ko idahenda. Ntago ari cyane bitewe n'ibikoresho. 1.5 aranagura akazu ahantu mvuka 1.5 agura akazu ariko ntago ari inzu. Twagiye rero twihuta cyane tugeze kuri 2019 nayo kandi ari kugaragara hano muri screen yacu on the top. Twayivuzeho ifaranga ryayo twayivuzeho, twatamutse hirya. Twagiye akatube kari hano ariko kameze nk'ayo Dubai. Ndagira ngo ubitangaze iyi ntebe iharamutse ifite iyindi ntebe ya 2 ku ruhande ikaba ifite udusego tubyimbye gutya ndetse n'ahari ikoze kuriya nkuko dusanzwe tubigenza. Bira bintu tuba twabikoreye angahe? 700. Ibyo uvuga ni ukuri kose. Twagiye kandi hanyuma iyi ni ikiziko twe tumaze kuyivugaho. Hanyuma gurisha umuntu akagatebe ku mafaranga make yanyuma. Umuntu akagatebe ndagashyira umuntu ku mafaranga 450 haro n'akameza kayo. Twagiye kandi hanyuma anga wagurishije angahe? Dore mwari mwana yigejejeyo. Aho ni mu rugo kwa nyira y'ibiyonga 2. Nyirayo ni n'abakire. Abakire bararenze. Wagurishije angahe? Nagurishije 800. Ntabwo nabahenze. 800 nayo tu. Okay, twagiye hanyuma anga uragurisha ute? 4.5 haro n'akameza gasanzwe katarakatiruwari. Uragurisha ute hano? Angahe 4.5 naho. Ariko nita uvuga amafaranga uti ni 450 ku ntebe y'ukwezi. Iriho n'akameza gasanzwe katarakatiruwari. Kwa abantu baba bafite agakarine bari kwandika kavuga ati ngiye nibwo ntaragura intebe no mwaka cyangwa ryari igihe cyose nzajya kugura nzagura intebe y'ukwezi nshingiye kuba intebe y'ukwezi ariyo yakwira mu nzu yanjye cyangwa kandi none ubushobozi bwanjye ariho bwakwira. Ubundi intebe za make mugira nangahe zihera kuri angahe? Intebe za make tugira zera kuri 3.5 gusubiza hejuru. 3.5 gusubiza. Hano mfashe kwinica y'umuhondo yari iri kumwe n'izindi ntebe z'ibiziriko by'ubururu. Ahanga byagurishijwe biti? Byagurishije amafaranga 700. N'akameza kariho? N'akameza ubwo ni 850. 850. Yes. Twagiye. Wow. Hano rero kwa nyine intebe sibyo? Yes. Hari umwe mu batekinisiye wari urimo aratunganya akameza hariya. Ari nawe mwumva kuri mic number 1 mic. Nari ngiye tutayivuzeho iyi ntebe. Hanyuma aka kameza cyokora ni keza we. Wow, mbega kameza keza we. Nangahe iyi saro gutya tugiye kuyireba mu kanya wenda turayibona yuzuye neza ari imyanya 7 n'aya meza n'ututwana 4. Uragurisha ute? 1,000,000 y'amanyarwanda. Ariko manje 1,000,000 y'amanyarwanda.
yes nta nubwo ikintu wanagabanyaho. Emeye Rwanda yirukankana kwa nyirayo nihuse abwe ati mufungure intebe zahageze kugira ngo utunge iki kintu cyiza ngo nuko baba bamaze kurekura 1M kuri konte ya Kigali Design Solution. Twagiye hano mani nota bramanje nayo tuzayigarukaho cyangwa tubarubesheho nangaye kano 3 tuhite twirukanka batazavuga ngo bya salamanje twabivuzeho nangaye hano kandi iyo no twita 5 ariko rwose nubwo nanjye nkora intebe ntabwo nzi ko intebe yitwa ngo 5 none se ko ndebe wenda gusa na imwe wavuze ngo ni ukwezi ni design zimwe zose neza amakona kubera iki se uyita 5 ni izina ryayo. Iyi ntebe ya 5 mwayiguriyera intebe ya 5 igura ngahe igurana ni 5 ibakire mu gitondo bakira ni 5 se ni make aho yo harageze se umuntu uguhanka magananera nayo bakwemera okay twakumvikana hamagaye kuri za nimero zo hasi nkamugabanyiriza nkayirukankana ariko nzajya mbakaturiza emva twagiye ngo mwaje kumena amabanga ako banza baraguhaye ruswa kuko ujye ukatuza mu ntago ruswa bakira abanje genda bakunda nta ukatuza cyane bajaga kugira ngo bamenye ngo aya mafaranga ahanga babona iki kintu kandi cyiza hatazagira umuntu urya hakurya iriya bakakonjonjora ibintu bakabimo konjonjora bakakonjonjora ibintu bakabimuhereza akishyura amafaranga mani amazima y'amanyarwanda bara yakagombye kugura ikintu cyanyacyo. Turi kwiruka cyane dukoresha igihe umwanya bari mutoya kandi tugomba kuvuga ibintu byinshi nibyo tugomba kujya gukora tuvuye no kuri izi mic tugakoresha ibiganza byacu kugira ngo Imana ibone kuduha umugisha. Ino ntebe iragura 500 rero n'indi ya 2 ku ruhande yuzuza imyanya 7. Twagiye bari barimo kwireba turi kusakuza. Iyi ngiyi yaguza ngahe 550 cyangwa n'ameza 550 hano iyo ubona hano hino iyi ngiyi ni ya 2 wow wagurishije ngahe hano 550 kakameza se ndabona ari keza sina kuntu wagashyira gatiriwarira nje turabyumvikana n'umukiriya mu kibuga akunda tirwa. Twagiye hano twageze kuri yindi ntebe nziza cyane ifite ibiyunga 2 nanjye nashobora kuyikora kubera ko ari byo nize ikampara hano muragurisha ngahe atagurisha 900 rero n'ameza hariya inyuma hari ikintu kimeze nk'igitanda ngeyo hano ngira umunwa nkanabaza cya gitanda bra mwe gikorera ngahe niba atari banga cya gitanda ni 2 kuri 2 urabona ko gikozwe muri similiquire number 1 cya gitanda twagikoze twakorera amafaranga 450 ibikuramo biba byiruka cyane. Wow hano turasoje se intebe ntabwo aroyimbwiye ahubwo ko 900 n'akameza nabikubwiye maze gusaza niyo yayo yes nashaje nagiye ni nayo yiye yawe ni bimwe nashaje nagiye dore agatebe keza abantu b'Imana mwigire hino tugahahe aka gatebe tukagura ngaha manje murakagura 500 n'akameza kayo katirwa akomeze kuvuga nka maji nuko uyu mugabo afite amatama ameze nk'aya maji ariho n'ibyanwa kimwe n'ibya maji uzamubona azahakane niyo mpamvu mwita maji ariko ubundi yitwa ngo siba niyo Joseph akaba ari Joseph wanyawe. Iyi ntebe ngo urayigurisha ngahe 500 ariko murebe ukuntu ari keza muri screen we mwibaze hari iyindi ku ruhande ya 2 ni twumwe turi ku ruhande dutuje cyane harimo n'akameza ugahita ukoza satani isoni umuntu yagusura akavuga ngo wow uyu mwaka ariko tuzemeza satani n'ingabo ze azerukira he tuzamurukankana bidasanzwe haya satani hazajya mwara. Twagiye tumwaze satani hano kuri mafaranga 500 hano hari indi ya 2 ireba gutya kugira yuzuze imyanya 7 igeze gutya biza guhita bigaragara ubwo hano ni ibiteretse ngo nangahe 500 yuzuye y'amanyarwanda ibihumbi umwami wera. Ayo mafaranga iyi ntebe wayitanga ntayirukanka ayisho ngo nangahe yasubira 500 yuzuye mufata agakaramu nyamuneka mujye mwandika amafaranga kuko ahangaye iwacu ibintu ni ku ruganda ntabwo ari kwiduka ntibajya kwiduka ibintu bizahinduka moshe bamenye yuko iwacu nyine ni ku ruganda n'ahantu babikuriye ibintu 500 turayirukankana kwa nyirayo yonyine cyangwa na 50 ni 500 barangica ko nshaka kongeza 500 uzuye rwose ngo muzaze umugabo witwa Amaji de Black ariko niko tumuhimba witwa Joseph ngo abahereza ino ntebe ku 500 n'akameza n'imyanya ingahe suko imyanya 7 mane igumenyisha tuyigeze kandi gatebe keza hano
biba byiruka rero kandi ngire gutya kugira ngo bakarebe sikeza cyane kagura ngahe kano hano hari n'indi ya babiri hano asa turano uduki turimo hari ya n'ibipensi utu se n'uduki ako ni agasego n'udusego okay ngugurisha ngahe 600 sure egoko igisimba cy'intebe yego n'intebe kopi Dubai ya pamba gusa intebe rero cyokora umwami ukorera azaguhembe ngo ibintu byiza cyane okay ino ntebe rero kubera amabinga ifite niba ari amajigo niba ari ibiki gusa imeze neza ngirimo iki irimo ipamba gusa sure ya iragura ngahe iragura miliyoni 2 zuzuye z'amanyarwanda yes ye 2M iyo ni Dubai noneho harimo inzu n'urutoki aho mvuka iyo niba naho harimo ipamba na matera na semiri sure ya okay twagiye utu tumeza sha hari umuntu watumbajije arambwira ati yewe Yohana we nikarame ngo utu tumeza tuba tugerekeranye tugenda kuva ku gato kugera ku kanini ngo tugura ngahe utu tugura ngahe tugura 180 ibihumbi 140 by'amanyarwanda yes tukomeze cyane mwamukorera azaguhemba icyo yakora nangahe ino ntebe iyo ntebe ni miliyoni yuzuye nende y'agakombe twayivuzeho iyi nayo twayivuzeho aha wow Queen Chair welcome back none se nangahe Queen Chair imwe Queen Chair nyitangira 150 sure gahora henda hanyuma se nangahe hariho nizayo amafaranga 700 hariho n'ameza yes ariko mana abantu bafite amafaranga bagura ibintu byiza okay iyi nayo twayivuzeho aka gasoro se mwari mwagatangiye angahe gatangiye 380 are you sure yonyine are you sure gutyo kameze 380 yaguze intebe naka kameza gutyo ifoto imeze umva rero Yozefu igihe screen shoot umamagare kuri 078 920 369 umbwire uti iyi ntebe nyikure kuri YouTube wavuze ko ari 38 380 ndayishaka Imana ishimwe ubwo muvuga ibyo muzasubiramo twagiye ayi ntebe yo ngo nangaye matunda yo mu mwenda tugurisha 700 ni hoshi twamaze kuyibona iyi nayo twayibonye y'amabinga mabi 2019 twayivuzeho twagiye akanga kugurisha ngaye 500 yes gatebe keza cyane muribuka ko nyamuneka ngo uyu mugabo ubwanwa afite ngo intebe yagurisha 380 nimero ye hasi aho ngaho rwose mite mwamagara abatema gatebe karenze hanyuma ngo ni miliyoni y'amanyarwanda ariko vuga sha ko n'uburyo ucamo ifaranga twagiye agakombe hano kagaragara yose kuze imyanya 7 foto kaba gasa nabi ngenzi rwose wapi ntabwo nshaka kukareba hanyuma ino ntebe rado iyo ntebe ni amafaranga 700 gutyo niyo meza okay turi gukomeza twiruka kandi nakabaka iyi ngiyi bayigurisha ngahe sisa sure 600 gutyo uyibona okay waraduhenze nangaye hano bye ngaho ni 800 sure aka kazi kagura hino hano hari ndi yabaye oyu kukangana ngiye nshaka dukorera abantu bayibera muri geto ngubu sibyo kandi akurigiriya naha mu kavumo aka gatebe uramutse ugateretsemo naba nishyura ngahe amafaranga 450 nakirukankana mu rugo ayisho ya ane ni 5 mwana okay nanga yano 800 hariho n'ameza nuko ameza atari kugaragara gasaroni keza nayeba nange kano gasaro karungi ko ni byose ugasaro ni kanyirira no ugambye ngo ni ngango nangaye 800 akwashangaje mushyiramo imiyaga basi 750 hamagara kuri nimero iri hasi mugabanyiriza sawa nangaye hano ahangaho ni amafaranga 800 nabwo 800 ya ariko wibuka ko hari umukiriya ufite ikintu nawe akora azaza tukamuvuganira nyine nawe akabwira abaturage ikintu akora umunsi umwe tugakorana ikiganiro turi kumwe cyane hari umukiriya unzi neza ko acuruza amarido tuzamutumira aka gasaro rero twe kukavugira amagambo menshi ko kari yubashye kudeshapo ku muntu ushobora kugura ino saro
nangahe amafaranga ya nyuma? Amafaranga ni 800. 800. Yeah. Hariho n'akameza. Twagiye nangahe ku gakombe? Intebe y'agakombe ni miliyoni yuzuye. Twayivuzeho. Hanyuma hano ngo ni pana kwinice ya ebyiri wangi n'akameza kayo uvanga amabara uko ushaka ku mwenda wa original tugurisha amafaranga 700 yonyine. Twahise tunagenda aka gatebe keza nayiba nange aka gatebe keza rwose ari simple kugaragara neza cyane. Ukagurisha ngahe? 500. hariho n'ameza yawe. Imyanya 7 yuzuye. Imyanya 7 yuzuye kandi nawe pagafobagana karyohereye cyane ku buryo wicara ikibuno ukumva niwa neza, wumva ari fresh. Twagiye rero hano bagurisha ute? Ngaho ndagurisha 800. Ngurisha ute hano? Iyo meza ndufite twayo kwari tune hejuru hariho marble ndagurisha inote ya 200. Murakaze kuza rero reka mbashimire kuba mu byukuri mwagerageje ko mwakurikiye ikiganiro cyacu. Intebe nangahe? Intebe ni 800. Iyo ntebe ni twebwe rero ntabwo dukora ikiganiro nijyanye guhamagana. Iyo ntebe ewana narayikoze baguhaye angahe? bamaye 800 ariko barayijyanira. Ndetse ni wayamaze? Oya ntabwo nayamaze. Wacyari afite sigaye 3. yake vaga gatebe noneho rero keza nakongo kari gafite zikwinice ebyiri. N'akameza kayo. Ariko akameza wavuze akameza ngo nangahe? 200 yonyine. Utwana tune naho kameza kanini gafite 60. Ngo naka kanini n'uduhinja twayo tune. Hanyuma uduhinja twayo ngo dufite 3 kare kubazi koresha metero. Hano hari iki vayariko? Hano hasi ngo hakoze muki? Hasi hari mutiruware. Hejuru hari marble. Hasi hakona MDF. Bagiye mwana. Wow, gurisha. Iyo ntebe ikozwe na ribuyu cyangwa se muvura. Urubaho naturel. Kabyina inkuru. Naturel muvura cyangwa ribuyu bitewe n'urubaho wahisemo. Tugikorera ku mafaranga 1.5 million. Ku matora dukoresha ni Rwanda form. Hari umuntu ugeze kutubwira ngo 1,200,000 akunda. Yari ibiki cyangwa se we yarafite ise amukorera utuntu twinoza mu harakubwira miliyoni cyangwa kanayica no hasi ariko banze umenye neza parcelle y'urubaho bazaguha. Ukuvuga ngo bashingire kuri parcelle y'urubaho. 1,5 y'ugurisha. 1,5. Impamvu ngiye rwose mbabariza nuko mwanze kwemera ko ngiye nkora intebe kandi nziza zihambaye. Ndavuga ngo nta kibazo kanza no dukora n'abari babwira ibiciro kubagana. Abari kukubagana bashaka guhanura mikoro. Twagiye wow, dore ya salo yacu disi turayibonye kandi ntugacikwe no kuba watunga iyi salo wundi it's a dream. Iki salo si champion. Ni champion. Aka kameze neza wi. Nayiba nangi. Niwe wabikoze se? No kuzamace yandoro kabisa. Wakora no mu maturo, wakora no. Isaro no wayikoze? Aho ni kwa nyirayo muri salo. Yaravuze iti Joseph. Mwende sura nindo hagaze ari umeze nka cyuma. Ngo no uwo mwumva mu majwi. Areba nange. None se umurikira bati Joseph umwiki nabwo ati ko ibintu bihenze koko boss wabure ati umwiki agafanta gatoya. Iyi ntebe twayijyanye ku Ruyenze. Uyu muntu niwe muntu wakojeje satani soni tugitangira umwaka satani yarumiwe. Yatekize ingahe? Yatekize ingahe? Ari nko kuri zingahe razi ibintu by'ebyiri hafi. Je ntabwo nzi kwibuka amatariki nibuka ibyiza twakoze gusa. Hanyuma ikindi kintu mvuga nuko aka kameza kari kameze neza nako gakoze muri MDF ariko disino ni byiza. Hanyuma kakaba hejuru hari mabo na isa neza. Mu byukuri hari tuvuga yuko Imana yaje gutanga umugisha muri iriya nyubako. Satani agakorwa n'isoni amasezerano kagenda neza 100% nkuko twabyumvikanye. Duhita tunatambuka cyane rero tugeze kuri ino ntebe. Uragurisha ute hano? Amafaranga 700. Muragurisha ute hano? 600. Imyanya 7 kandi yuzuye. Ariko siko bavuga ngo ifatirizo kuri internet ngo ntago wayikora nkuko yakabaye. Birashoboka. Arashaka mpamagara hasi niba ngo kushanye kuri wawe mu rugo. Ari ibyo mwakoze se bigaragara cyangwa nyine no kuvuga gusa? Byinshi cyane twarabikoze. Twayivuzeho ni yandi agakombe igaragaza dukombe neza. Ngo igura 1M. Turi kwihuta 2019 ya salo iri INTEBE. Twayivuzeho matunda ya simirikwire. Twayivuzeho igura ngahe? Igura 700. Ni gatoya cyane. Hanyuma hano uragurisha ute? Ndagurisha amafaranga 800. Hano uragurisha ute? 800.
agurisha ute miliyoni yuzuye. kubera iki ari miliyoni kandi Iyo ntebe igira ibipensi ahantu hose imbere n'inyuma. ariko kandi abantu babimenye utu tubabi biceho ni bwoko ki, ni ikihe giti? Ni ribuyu. Hanyuma kari akameza byose ni birasa, byose ni ribuyu. ribuyu ni muvura? Ni ribuyu. Ako ushaka na muvura nayo turayikoresha nacyo, ako twakoresheje mu ribuyu. Ubona ko ari kwa nyirayo muri salo. ndiyenza ntago ngiye nyine amaji yabwira ibitari sama kugira ngo ngiye nyine n'iki. Ubwo bivuga ngo amutegeko ro hagati ya ribuyu namuvura agahita gukubita ngo miliyoni kuri aka gakoresho kaba kameze neza cyane, kaba katurutse muri Kigali Design Solution. Subscribe aho hasi twirukanka cyane, nanone dukoze satani soni muri uyu mwaka. Wagurishije angahe hano? 500. Angahe hano? Iyo ntebe igura amafaranga miliyoni yuzuye y'amanyarwanda. Ubwo ni muri bwa bwoko bwiriye. Niyo nibima. Ni kandi. Pa. Wagi iyo bayita pa banayita pa. Kumwe iya batatu n'iya babiri hakabana queen chair ebyiri ku ruhande centimeter amafaranga 800 n'akameza kabyo gakozwe muri MDF keza cyane. Ngewe kandi nagiye nkorera abantu za pa yiriya baka n'udufaranga ducya tw'nica n'ikiza namaze guhenda kikora arabandi basikiriya nka batatu nzakorera barahamagara no munsi nkabakorera kuri make, ariko ubundi bandi nibaza batinze. Angahe hano? Angana amafaranga 500 n'akameza kayo. Gusa kuzanyonyeze kuri iyi dore nayigarutseho dore niba hano iyo ni miliyoni n'igice. Ukubona iyo ntebe niyo meza yayo miliyoni n'igice. Ahantu hose uhereye mu gihugu hamagara aho hasi tuyikogerezeho miliyoni n'igice. Uwiteka bahire, ndabakunda cyane, tuba twaje kugira ngo tubakorere intebe nangaye ni 500 gucyo ubona foto. Uwiteka bahire, nitwa John P Bizimana, ndari kumwe n'umusangira ngendo cyangwa se umutikanisiye dukorana ubuzima bwa buri munsi kugira ngo abibwirire ibiciro mu ijwi ryiwe ngo yamuneka ngo John urahenda ngo ibintu tubwira ntabwo ari byo, ngo tumaze kuguhamagara ibiciro urabihindura, ariko kandi namwe mumaze gushyiraho indi kondisiyo yanyu, niyo mpamvu burya bihinduka. Ubundi igiciro wafashe hano waramutse ucyanditse n'agakaramu kambwira uti yewe umutekinisiye we n'urutwero bintu batubwiye ko ari ibingibi, nahita nkubwira nti nibyo rwose kandi tugahita tubishyira mu bikorwa. Arakoze cyane rero umutekinisiye mani, ngaho ngero ufata inyundo fata inyundo ugenda wongera ukore. Tumaze kubwira abanyarwanda tubabwiza kuri ibiciro ibintu byanyabyo biboneka hano tuba turi kuri Kigali Design Solution. Nimero niyo iri aho hasi kugira ngo tugite tugukorera ibintu birenze. Ikiganiro nakagaruka. Ciao. Iya kumpaye irakwisubije hakiri kare nkigukeneye, oya simbyumva umutima ntubyakira.